wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko n'amahoro, nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko n'amahoro, mutima wanjye nawo, mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko n'amahoro, nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko n'amahoro, mutima wanjye nawo, mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko n'amahoro, mutima wanjye nawo, mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko n'amahoro, haleluya, mutima wanjye nawo, mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko n'amahoro, kandi mutima wanjye nawo, mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko n'amahoro, ami we, nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko n'amahoro, mutima wanjye nawo, mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko n'amahoro, mutima wanjye nawo, mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko n'amahoro, mutima wanjye himbaza iyo Mana, mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko n'amahoro, mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko n'amahoro, mutima wanjye nawo, mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko n'amahoro, uruwigitangaza Yesu, abo mw'ijuru barabihamya bati, ikuzo n'ishimwe n'Imana, kuko ari we washoboye gucungurira Imana Data twese, abo mu miryango n'indimi zose zo mw'isi, yiremeye
abo mw'ijuru bararibaza bati ikuzo n'ishimwe n'umwana w'intama kuko ariwe washoboye gucungurira Imana Data wa twese abo mu miryango n'indimi zose zo kandi yiremeye ubwoko ishanga yiguriye amaraso ye ubwoko bw'abami n'abatandi bihora yiremeye ubwoko ishanga yiguriye amaraso ye ubwoko bw'abami n'abatandi bihora yiremeye ubwoko yiguriye amaraso ye ubwoko bw'abami n'abatandi bihora yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo yabaye nk'igiti yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo yabaye nk'igiti yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo kandi uwo mwami yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo ntare ya Yuda yaranesheje yakojeje Satani kimwaro ntare ya Yuda yaranesheje yakojeje Satani yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo ayiwe yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo ayiwe ndashima umwami wanjye wabaye umuhuza w'abantu n'Imana ndashima umwami wanjye wabaye umuhuza w'abantu n'Imana kandi ndashima umwami wanjye wabaye umuhuza w'abantu n'Imana ntare ya Yuda yaranesheje yakojeje Satani kimwaro ntare ya Yuda yaranesheje yakojeje Satani yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo haleluya we yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo haleluya Amen. imibereho y'umwami wanjye yarazwe cyane n'ibitangaza yageze ikuzimu bose baratsindwa akurayo ndetse n'imfunguzo imibereho y'umwami Yesu yarazwe cyane n'ibitangaza yageze ikuzimu bose baratinya
yakojeje Satani yabaye nk'igiti cy'inganza ariwe uwo mwami yabaye nk'igiti cy'inganza marugo. Amen, amen. Hallelujah. Mwami wanje Yesu uri ngabinkingira ungosi imbere n'inyuma singikangwa na Satani ungosi imbere n'inyuma singikangwa na Satani. Mwami wanje Yesu uri ngabinkingira ungosi imbere n'inyuma singikangwa na Satani. Ungosi imbere n'inyuma singikangwa Mwami wanje Yesu uri ngabinkingira ungosi imbere n'inyuma singikangwa ungosi imbere n'inyuma Satani mukora umwanzi aneza ibibazo byinshi ubupfubyi no kwigunga ubukene ndetse n'indwara we gupfusha no kwiganyira abanzi bahagurutse kurwanya ariko ijambo ryawe rikamomeza umutima. Mwami wanje Yesu uri ngabinkingira Mwami wanje Yesu uri ngabinkingira ungosi imbere n'inyuma singikangwa na Satani ungosi imbere Amen. Ijambo kumva kw'ijwi ryawe ryiza urimo kuririmba n'ibizaririmba base ntabwo mbizi n'ibizaririmba tenor ntabwo mbizi n'ibizaririmba rutoro ntabwo mbizi n'ibizayaririmba yose ntabwo mbizi ico nzi nuko Imana yacu izaturirimba. Nimumve kumva Imana irimo kuririmba biratangaje cyane kumva Imana irimo kuririmba. Ayi Mana ndagusaba iherezo ryiza Mana ndagusaba iherezo ryiza uzampe kumva kw'ijwi ryawe ryiza urimo kuririmba uzampe kumva kw'ijwi ryawe ryiza urimo kuririmba uzampe kumva kw'ijwi ryawe urimo kuririmba. Jewe nawe twarababariwe ayiwe jewe nawe twarababariwe ayiwe jewe nawe twarababariwe
neza Yesu Kristo, ugira neza Mana y'imbaraga, ugira neza mwami w'abami. Yewe nawe twarababariwe mwami, kubw'urukundo rwawe twarababariwe nyaguhora ku ngoma. Yewe nawe twarababariwe Mana ishobora byose, Mana urera kandi urakiranuka, Mana urera, uri Imana isumba byose, uri Imana iri hejuru aho birengeye byose mwami. Tuye mu buturo bwera, aho mwami wicara utureba, aho wicara mwami udutekereza. Mana ishobora byose, Mana ishobora byose. Yewe nawe twarababariwe nawe mwami, twagiriwe ubuntu nawe kuva kera mwami, ibitekerezo byawe twagiriwe ubuntu nawe. Turimo turahimbaza mwami, turimo turaguhimbaza mwami, turimo gusingiza muri iri joro ry'uyu munsi wa none, uyu munsi w'itariki 3 z'ukwa 12 mwami. Oh haleluya, haleluya. Ni umunsi mwiza twagiriwe umugisha munini cyane wo kuba imbere yawe mwami, Mana y'imbaraga kandi Mana ishobora byose. Ni umugoroba mwiza twabonye ukuboko kwawe, aha muri uru rugo twagize umugisha wo kwakira mwami imbaraga zawe, wo kwakira mwami abantu bawe mwami, wo kwakira mwami ubwoko bwawe mwami. Mana yanje, kadusaba imigisha yawe Yesu, imigisha yawe mwami Yesu idasanzwe kuri bene data. Sabira mwami Micheline mushize mu maboko yawe mwami, wamuremye kuva kera mu mugambi wawe, wemera ko azakorera muri iki gihugu, wemera ko uyu munsi wa none azaririmbira muri ino nzu, wemera ko uyu munsi wa none azataramira muri ino nzu. Tanga umugisha kuri we mwami, cuncumura imigisha y'ubwoko bwose. Bene data bukuru mwami, nuko wari ubizi cyane ko azicara muri ino nzu, tugasangira tukishima tugasenga uyu mugoroba none mwami, tukavuga imbaraga zawe, tukavuga iby'ubutwari bwawe, tukavuga ko twacunguwe nawe mwami, twacunguwe nawe nyagasani Yesu, twacunguwe n'imbaraga zawe. Patrick nuko mwami Yesu wari uzi ko azabiri atuye uyu munsi wa none, tukaba twicaye muri ino nzu. Imigisha yawe idasanzwe mwami, ndayisabira kuri Patrick, ndayisabira kuri Frank mwami, umwami umusoro wakoze imirimo yawe, umusoro wahagurutse gukorera umurimo wawe mwami, ahagurutse gukorera ubushake bwawe, ahagurutse mwami yemeye umuhamagaro wawe, yaritavye mwami, yitavye yumvise ijwi ryawe mwami, none dore yaranzanye imbere yawe, umugisha udasanzwe mwami. Wereka madamu mwami n'umwana bari kumwe, icyubahiro cyawe n'imigisha yawe idasanzwe mwami, niyo dusabye muri ino nzu. Ubwiza bwawe n'imbaraga zawe mwami, nizo dusabye muri ino nzu. Urakoze Mana kuko no gusenga kwacu, urabizi mwami ni ku mugambi wawe, ni kubw'ubushake bwawe turi muri iki gihugu nyagasani Yesu. Turasaba mwami kuyoborwa nawe, utwambike imbaraga zidasanzwe, utwambike imbaraga zihebuje, kugira ngo dukomeze tubone imbaraga n'ukuboko kwawe mwami Yesu, kugira ngo dukomeze dukoreshwe nawe mwami, kuko twaririmbye mwami twumvise ijwi ryawe. Dukeneye kumva ijwi ryawe mu gitondo, tukumva ijwi ryawe saa sita, tukumva ijwi ryawe mugoroba, tukumva ijwi ryawe turyamye, umwaka ukazuba twumva ijwi ryawe, tuyoborwa n'ijwi ryawe, tuyoborwa n'ijambo ryawe, tuyoborwa n'umwuka wera, tuyoborwa n'imbaraga zawe mwami Yesu. Urakoze Yesu kuko wumvise gusenga kwacu, kandi ugiye kutugira neza mu buzima bwacu. Reka tuzafanikiwe muri iki gihugu twese mwami, tuzabona imbaraga zawe n'ubwiza bwawe. Iki gihugu mwami tuzagisoromemo, kandi nabo bazadusoromemo mwami Yesu imbuto zera zawe mwami. Urakoze kukumva gusenga kwacu, kandi ugiye kutugira neza. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze, amen, amen.